abahanuzi b'ibinyoma ya baba bo barasaze bararangiye induru zaradogereye bare urumva ya birema byazurirwaga mu nsengero ibyo binyoma rero n'abahanuzi b'ibinyoma ni igihe kigaragaza ko abantu bakwiye kwitegura ko tugeze mu gihe gikomeye cyo kwizera umuremyi. Ibyaha byabaye byinshi abantu barasaze noneho barabinywa induru zikavuga barabinywa nk'abanywa fanta amazi cyane amazi fanta irahenda nk'abanywa amazi kuko hanavoma kuri robine zimwe zihora zitemba donc aho ngaho no tugeze ko ya minsi ya nyuma yamaze ahubwo n'icyo abantu bakwiye kumenya n'icyo abantu bakwiye gukora abantu bakwiye guhumuka umuntu wese malaria ni icyorezo kibi kitajyana n'urukingo buri malaria na rukingo igira buriya mu byorezo bibaho malaria na rukingo igira ejo nandi gusoma umushakashatsi bavuga ko urabona no mubu utera malaria niyo nyamaswa ya mbere ku isi yica abantu benshi kurusha izindi nyamaswa buriya malaria na rukingo igira kuko rubaye ruhari baba baradukingiye cyane wakoraga ibyaha nibyo katwemera ko wakoraga ibyaha bwira Imana ibigukiza Robert hari abantu bakora ibyaha bakanasenga bikanga kubavaho hari n'ibyo bibira ibyaha ivuga ngo byizingira ku bantu byanga kubavaho byakwizingiyeho hari icyaha kizingira ku muntu ugasanga n'umujura kebana cyanze kumuvaho nk'urumogi itabi ubusambanyi yarasizoye ariko uyu munsi egera Imana cyangwa se ushake umuntu w'Imana gusengera kabisa Nebukadinezari yarirase ngo yikira hari yariyogeza ati giye Babuloni yanjye nubatse ngiye cyane nayisenya none ahangaha umunota umwe namara kuyisenya nkayubaka mu masogonda Babuloni yanjye Babuloni yawe wowe ufite Babuloni Imana bate wewe Babuloni ni yawe isi nyirema ni wari uhari none Babuloni ibaye yawe wowe ntungana urushishi imbere yanjye none Babuloni ibaye yawe wayi Neba toke uze n'ikindi toka wowe mujinga jya mwishyamba. Iyi ni Humura Program TV umuryango mugari w'ijambo ry'Imana ishakiro ry'ubutumwa bwiza wawe ikaze yino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Yes, reka nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert Muhungu w'Imana n'abanyarwanda. Iyi ni Humura Program TV ndetse na Yada TV. Murabizi ko turi inshuti z'akadasoza tuba twahuye kugira ngo dukomeze kubake ubwami bw'Imana tuganira ku biganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Intego yacu murabizi ko ari umuryango no kufasha abantu kubaganiriza iby'ijambo ry'Imana. Niyo content line yacu cyangwa se n'uwo murongo wacu tugenderaho kandi na Pastor Shimiye nuko nk'umushumba niko bimeze nta kindi mushobora mutse neza meze neza ndashimanya Nyagasani. Ndumva stress zidini zimaze kugabanuka. Oya stress zidini rwose uzaragabanutse nta kibazo kimwe ngifite. Ako abapasiteri benshi nganira nabo muri no misi bari kurira bazwa n'iki nyine urumva ino nkubiri harabo yagiye ituma barabonaga umugati ubura pastor tujye tuvugisha ukuri hari abapasiteri benshi biterwa no kubatse empire yawe iyo wubatse rero empire yawe bishingiye ku maturo cyangwa se nguko byo biti bitambo uyu munsi bikaba byahagaze urapfa urarira inzariraza ariko ngewe mu byo nubatse ntago ari byo nashingiyeho. Yego itorero ntago ryari gishingiye mu kubona income iribuze kudutunga nge n'umuryango wanjye ahubwo itorero twaryubatse ari ryo gufasha abantu. Ubwo rero biterwa n'intumbero y'ikintu cyatumye ubaka n'intumbero y'ikintu cyawe. So rero ahubwo abantu babihombeyemo. Yego mu bantu babihombeyemo arimo abakristo n'abaturage. None bitewe n'intego yawe. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ikintu tugiye kuganira ntago turajya kure y'ibiriho. Wisomye ijambo ry'Imana Bibiliya igenda igaragaza ibintu bizaranga iminsi y'imperuka nk'igitabo cya Matayo 24 rwose ikimanutse Yesu baramubwiye ngo babwire iby'ibihe n'ibihe abasobanuramo n'ibyo muri iyi minsi aravuga ngo hazabaho indwara n'ibyorezo. Hazabaho ibyorezo arega buriya Robert nuko abantu rimwe na rimwe iyo tuvuze ntago bumva ahubwo abantu ngo bizibye amatwi barashaka kumva banezeza wavuga
hari ibintu maze iminsi mbona bikanantangaza. Iyo ushyizeho ijambo ry'Imana ntabwo bashaka kuryumva. Washyiraho ibindi bakanareba atari ko kuki mudashyira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryanagiyeho ahubwo ntabwo barireba. Nubwo n'ubuhanuzi baba buri ahubwo rero ubuhanuzi abantu bazaba biziba amatwi. Icyo nicyo bita kwiziba amatwi. Kwiziba amatwi nicyo ngicyo, ngo bashaka ibibanezeza. Abantu bashaka ko bababwira ngo murakize, muguze imodoka, uguze indege, utunze amamiliyaridi, ariko miliyaridi urazitungira hehe? Ariko ubu ngubu icyambere gikomeye, turi mu minsi y'imperuka. Ni systeme ya capitaliste, watunga miliyaridi dute? Watunga miliyaridi dute? Miliyaridi. Hari umuhungu umwegeze gusenga, hari umuhungu nigeze gusanga ari gusenga ku musozi. Ngo man, ndashaka nguma amafaranga. Kandi ngo ume ngo miliyoni ngo 600. Nawa miliyoni 600. Imana yazi guha. Nurafata n'ibihumbi 200 imbumbe. Nurafata miliyoni imbumbe yawe uvuga ati kuri konte yanjye. Nta n'umuntu urayigutuma. Ngo aguhige mujyane kuri banki. Ngewe ari umugabo umwe w'inshuti yanjye yigeze kunsetsa, arambwira ati ngewe gusa wajyamo amafaranga abana akantuma gusa. Wenda ngatwara. Wijya kure nanjye niko bimeze. Ngiye umuntu amaye amafaranga nko kuva ngano kugera 15. Kuva hano kujya 15 mba ndyoshye. Miliyoni uyifite mu mufuka cyangwa ebyiri, umuntu yagutumye gusa. Arambwira ati gusa umuntu akajya ntuma akama amafaranga nka miliyoni 2, miliyoni 1 atakajya ntuma gusa atijyanye kuri banke cyangwa. Doko nukuvuga ngo uyu muntu gusenga ngo Imana ngo nimuhe miliyaridi naratunga na miliyoni. Imana ntago yakoze iryo kosa byo gukora icyo kintu, kubera ko usaba murakizi wahita usara. Wahita usara. Uwo ari umugabo ntese batse gatoya ahanga mu nganda hakurya y'iwawe hano haruguru hano nuza Imasoro abantu cyo gihe ndabyibuka bahagura uwabahaye amafaranga menshi bamuhaye nka miliyoni 8 kuko nacyo gihe hari amafaranga menshi. Ubu ni nka 80 z'ubu cyangwa ni nk'ijana z'ubu ngubu cyo gihe babagurira. Hari umuhungu w'umukristo bamuhaye miliyoni 3,800. Ni ukuri kw'Imana yaraye mu nzoga arara yaguye aragiye no gupfa. Icyambere afashe amafaranga atari yateguye. Donc rero urumva ko Imana nayo ntago ari injiji yo kuza gufata ibintu ngo ipfe kuroho hariya. Nta mastep. Donc rero iki gihe turimo rero ni igihe gikomeye kandi kiruhije. Igihe gisaba ko umuntu wese abaza akamenya ngo ndinde. Ngewe ndinde. Ndi muntu ki? Hanyuma nore ko turi mu gihe cy'ibyorezo. Yego. Ni mabaga harya. Ni maribaga ni bari maribaga. Ni mabaga ni mayibaga ni simbizi. Yamaze abantu iki gihe ndabyibuka ko meze yashize Mana yize kumwa ngo babwire ko ari icyorezo kigiye kuza. Abantu rimwe bakagutuka ubwo ngubwo ngo niterabwoba ngo ni ibicyuzanye. Ntacyo bitwaye. Mabaga yaje. Yamaze guhera mu baganga. Kubera iki yahereye mu baganga? No kubera iki yahereye mu baganga mabaga. Saba docteur se kuki batabavuye ngo bakire. Imana ashaka guforomata ubwenge bw'abana b'abantu. Urumva? Ibereke ko naho muhuriye n'Imana. Kabisa. Ibereke ko naho muhuriye n'Imana. Cyane. Imana corona yaraje. Ihera mu Butaliyani kwa Papa. Papa nabwirinza agira. Ubutaliyani bubuze ubwirinzi. Wapi? Ubanza n'ikirere bakirinda ibisasu ko batarinze corona. Nuko banza guforomata ubwenge bw'umwana w'umuntu. Imana ikabanza ikabereka ko ariyo yonyine ifite iki? Ifite ubushobozi. Urukumva? Imana yigize ibwira mugabo witwa Nebukadinezari. Nebukadinezari yarirase ngo yikira hari yariyogeza ati giye Babuloni yanjye nubatse. Ngiye cyane nayisenya none ahanga. Umunota umwe. Namara kuyisenya nkayubaka mu masogonda. Babuloni yanjye. Babuloni yawe wowe ufite Babuloni. Imana bate wewe Babuloni ni yawe. Isi nyirema ni wari uhari. None Babuloni bayi yawe. Wowe ntungana urushishi imbere yanjye. None Babuloni ibayi yawe. Why? Reba toka uze n'ikindi toka wowe mujinga jya mu ishyamba. Jya kurisha ibyatsi buze ube nk'inka. Ube nk'impara n'imaragi.
yajyaga bisikana buriya n'imvubu yajyaga bisikana n'imvubu acuranwa nazo imigozi acuranwa nayo imigozi y'abandi n'imbogo donc ariko aho ngaho niho Imana ibera Imana ngo yaramwishiriye ntabwo abandi baturage bigeze babimenya ntabwo wabimenya ariko se n'ibwami se nibabimenye ariko se ibwami reka tureke ibwami none se reka tuvuge undi mwami umwe Herode nawe se ntabwo wabibonye we byabaye Herode ahagaze ngo muri stade aravuga ngo yikomanga mu gatuza ngo baramukomera amashyi ati ukuri kw'Imana uvuze ng'Imana uzi ko yakoze live streaming Imana yakoze live streaming nyine live streaming niho yarari avuga ati uri kuvuga ng'Imana uri kuvuga ng'Imana mukomera amashyi turi kuvuga ng'Imana Imana iti buretse nkwereke Roba reka mubwire uzirinde ko abantu bakomera amashyi cyane mu bintu byose uzakora muri disikuru zose uzakora uzakora disikuru niba nayakoma bavuga ati naceraho mutuze oya mutuze ndabazi mutankoraho mutananiranya na rurema mutankoraho kuko ndabizi ko Imana yo nta mikino igira yanjegeza none ahangaha Imana ngo iramujegeza urushyi rumwe pa hasi chini wo aravuga ati uri Imana wowe uranyimura ubundi abana ngo babizi ako biriya hari abantu igenda igaragaza bagiye bapfa nabi inyo bari babona inyo urazizi ndazizi none abantu bari buze kurukasera baruka iki bayobewe iki inyo ngo ziratemba ku ntebe y'ubwami yari yicayeho kandi umuntu aborera iminsi ariko kubera ko Imana ibishaka kugira umunota umwe tayari inyo zirazamuka itaborera aho ngaho ku ntebe yari yicayeho icyo rero nicyo cyitwa icyubahiro cy'Imana niki gitumye ibyorezo biza niki turi mu minsi y'imperuka buriya Robert umuntu umwe ngo yabaye inshuti y'urupfu bari inshuti n'urupfu mugabo baba inshuti n'urupfu ngo ararugurira ariko atararugurira ngo ruramubwira ati ariko rwose witeguye nubwo turi inshuti njye umurimo wanjye niza kugutwara nzakumenyesha niza kugutwara igihe nikigera nzakumenyesha uwo mugabo ati nta kibazo baba inshuti n'urupfu bakajya rugurira mbese baba inshuti bamaze kuba inshuti urupfu rwakoze iki urupfu ruraza rutwara inshuti ye ku ruhande rutwara umuturanyi we rutwara umwana we yego rutwara n'umugore we rutwara muramu we rutwara se rutwara sekuru rurabakindagura ati nimugende mwebwe urupfu ngende inshuti yanjye ntabwo ruzankoraho nariteganyirije umugore nanapfa nzashaka undi abana bagende nzabyara abandi njye nariteganyirije bukeye urupfu ngo ruraza rumwe teko rero mwene data igihe kirageze ngo ngutware kabisa igihe kirageze ngo ngutware turase ko turi inshuti kwambwiye ko uzamenyesha ruramubwira ati rero cyagiye burya natwaraga babandi yari invitation naguhaga ni warning naguhaga burya nakumenyeshaga nase wabonaga ujya kwirimbi ukiga ko ubajyanye he ukagira ngo barabo ntago bavukiye amezi 9 ngaho natwaye umugore wawe nimwaraga ku buriri bumwe nakumenyeshaga nuko ngiye menyesha ngo urupfu ngo ararutwate rero reka nkubwire tugere tuganire ngo arujyana mu kabari nk'umuntu ararugurira arugura amaburusheti arugura zingaro arugura ibirayi aruhana amafi urupfu ngo rurarya bati noneho ngo rumaze gusinda yaragezweho hejuru liste arayifata izina rye ngo aryandika inyuma liste arayihindura yandika hasi ati muhanze mutwara abo hejuru arisiba hejuru yiyandika hasi abo wa nyuma urupfu rukangutse ngo rumaze gusa inzoga zikurushira amati mwene da wagize neza turi inshuti vraiment nabitekerejeho ntago nkurikije ukuntu wanguriye n'ukuntu wanyitayeho ntago ukurikiraho ndahera inyuma ndahera hasi nzakugeraho nyuma y'abandi bose urwanga ruramutwara donc ariko rero aka kantu karimo isomo ku kiremwa muntu buriya pastor ntago urupfu nyine ni inshuti zacu iyo turi kumva ngo abaganga ngo Faisal ejo bundi naravuye kuhivuriza ngo bapfuye ni warning ruba ruri guha Robert bakuvuye harimo umwana w'umukobwa rwose wamfashije nabonye bashyizeho wapfuye ndaza kumushyira kuri thumbnail abantu barebe ni umudamu
twari turi kuganira iby'ijambo ry'Imana ambwira ngo nanjye gusengera niba arambwiye ngo asengera kwa Masasu ukumva uramujyanye tayari ubwo uri kukubwira ubwo ni nko rwambwiye ati sura ko mvuye Faisal giye kuzindera ndaje ndera mu nkwereke ariko mba nzi ko ari abandi bagenewe gupfa uri kumva hanyuma buriya ibi byose ubona bibyorezo yego nta gisha kirimo ahubwo ni ijambo ry'Imana tugiye kwapurika ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mu minsi y'imperuka ikimenyetso cya mbere kizabibereka hazaza indwara z'ibyorezo none se nkubaza buriya sida si icyorezo sana sida abantu bazi ko ari icyorezo gusa se bazi ko ajya hepatite si icyorezo hepatite B arya B niyo yica cyane ni B niyo yakasha si icyorezo ajya ni bavuze inshinge ni iyi covid si icyorezo icyo ni kandi yandi yakurikiyeho ni iyi ubushita bw'ingende si icyorezo Ebola si icyorezo malaria ni icyorezo kibi kitagira n'urukingo malaria na rukingo igira buriya mu byorezo bibaho malaria na rukingo igira ejo ndi gusoma umushakashatsi bavuga ko urabona no mu utera malaria niyo nyamaswa ya mbere ku isi yica abantu benshi kurusha izindi nyamaswa buriya malaria na rukingo igira kuko rubaye ruhari baba baradukingiye hakaza ibyorezo aje ni mabaga ni maribage niba ari maribage niba ari mabaga irabamara yicana nabi yo irabaka ejo nabonye abagabo babiri baza niba bari barwaye rwose kwa muganga hano i Kanombe hano ubona ukuntu bameze ari maribage ahubwo reka mubwire ahubwo abaganga nibatareba neza abantu bazajya bandurira kwa muganga ibi nabonye hano i Kanombe hano ku kigo nderabuzima cya Nyarugonga reka nkubwire muvandi abantu ahubwo bazandurira kwa muganga umugabo yaraje aribwa mu nda cyo kimenyetso cya mbere icya kabiri si ukuruka icya gatatu si umuriro icya kane si ukuribwa umutwe yaje aribwa mu nda aruka arigaragura abaganga banga no kumukoraho akora ahantu hose ubu se abantu bakoze ahantu yakoze ubundi banduye noneho ikintu gitangaje ubu noneho bajya babarozi bacu ejo hari umuntu wakoze ikiganiro wanyarekewe ni commentaire ngo ari Samsung ngo romba ngutinya abarozi nawe ngo nakwizeraga nk'umukristo ntago mbatinya uri kumva ariko ngomba kubwira abantu ko babaho ubu noneho bagiye guhemukira abantu umuntu najya yinaga ngo ni maribaga ngo ni mapa bagiye kuza imbandazi bigeze kwatura urabona ko kera baturaga hagati mu bantu mu materaniro yo kuwa gatatu barimo kwatura hari muri ATPR umuntu umwe aratura ngo Imana imbabarire naho yari umurozi yanga kwatura uburozi ngo Imana imbabarire ngo gufasha Imana gucura abantu bayo bacyura uteze ati nukuri ko Imana imbabarire gufasha Imana gucura abantu bayo naho we yarabamaze arabakindagura abaroga yarabishe ahita yigira umukozi w'Imana ngo acyura ngo Imana ngo bafasha gucyura Imana gucura abantu donc aho niho tugeze ariko ubundi Robert iki ni ikimenyetso kikwereka ko si ikimenyetso cya mbere cyo ngicyo yego si ikimenyetso cya mbere ikimenyetso cya kabiri kigaragaza iminsi ya nyuma ko tugomba kwitegura urakumva ni iki ni intambara ziri hose sera muri Kongo sakurya y'iwacu oya ariko surirwa ujya kure wahereye hano hafi uzi intambara ziba mu ngo z'abaturage bo mu Rwanda oya njemvu zintambara zigaragara aho naje magaruka z'amasasu nyine ziriye ngo nizikigezweho baraziretse nk'iburayi niziheruka yo usibye Putin wazizanye ubu bazanye noneho izi ntambara z'ubwonko nyine aho ngo ni ya mbere intambara z'amasasu birayavuze zirahana nugo zahagarara Putin ahantu hose Netanyahu Central Africa ni hariya Somalia yo nizishirayo Sudani ho ni danje zararangiye Kongo ni kuretse Yesu ni uzatabara ko ni ikirindiro mu Burundi urabona ko nino ziba ziri ikigura ahantu Kongo ho intambara ni ikiguri izo si ikimenyetso cya kabiri icya gatatu ngo umukobwa cyangwa se ngo umugore azashwana na nyirabukwe byarabaye birubu basigaye bitana abarozi umwe aroga undi akaroga undi kabisa umugabo n'umugore
rurageretse izo ni ibimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma urakumva icya gatatu abantu bazarongorana n'ibikoko nahoze nsoma ngo umugabo ngo bamufashe ni Musanze ngo arongora ngo inka ngo arakomeza ntiyanahagarara bamureba afatiraho donc ibyo ni iminsi ya nyuma turimo urakumva nkubwo ikindi kimenyetso ni imuha imuha zirahari kuri social media pranka mu rwego rwo guhindura inyito banze kuzita imuha bazita pranka pranka umugabo n'umugore abantu b'ishuti bakora pranka bakazana ikinyoma babahanzi ngo bari gutwikira indirimbo ibintu nk'ibyo ibyo ni iminsi ya nyuma urakumva nkubwira ikindi cya nyuma ikindi kimenyetso kigaragaza iminsi ya nyuma abahanuzi b'ibinyoma bo barasaze bararangiye induru zaradogereye rero urumva ya birema byazurirwaga mu nsengero ibyo binyoma rero n'abantu b'ibinyoma ni igihe kigaragaza ko abantu bakwiye kwitegura ko tugeze mu gihe gikomeye cyo kwizera umuremyi ibyaha byabaye byinshi abantu barasaze noneho barabinywa induru zikavuga barabinywa nk'abanywa fanta amazi cyane amazi fanta irahenda nk'abanywa amazi kuko wanayavoma kuri robine zimwe zihora zitemba donc aho ngaho no tugeze ko ya minsi ya nyuma yamaze ahubwo n'icyo abantu bakwiye kumenya n'icyo abantu bakwiye gukora abantu bakwiye guhumuka umuntu wese cyane wakoraga ibyaha nibyo katwemera ko wakoraga ibyaha bwira Imana ibigukiza Robert hari abantu bakora ibyaha bakanasenga bikanga kubavaho hari n'ibyo bibira ibyaha bivuga ngo byizingira ku bantu byanga kubavaho byakwizingiyeho hari icyaha kizingira ku muntu ugasanga n'umujura kebana cyanze kumuvaho nk'urumogi itabi ubusambanyi yarasizoye ariko uyu munsi egera Imana cyangwa se ushake umuntu w'Imana gusengera kabisa umubwire ngo mfite icyaha cyanze kumvaho cyanyizingiyeho mbabarira ungirire neza Imana indwanirire inyiteho yego kabiri burya hari ikintu kitera ibyaha yego niba ari ubusambanyi hinduraho umugendana reka gatoya abantu bose niba ari filime wabonaga warebaga zihorere buziretse niba ari Kigali wagenderagamo gihagarike kabisa niba aho wabonaga ko ujya mu kabari ukanywa inzoga zihorere wisubirayo kabisa fata nibura icyumweru bibiri gira ukundi kuntu ugenda ubwira Imana ngo Mana nanjye nshyizemo uruhare rwanjye kubera yaravuze ngo nutera intambwe imwe ngenda atera 99 exactly hanyuma wetera intambwe imwe Imana itere 99 ikugirire neza kutagirirwa neza ntabwo byo kuza kwigira amagufa ikibazo sura kiziroba abantu bamaze kuba nyirandabizi ubu bose ngo babaye abakozi b'Imana ngo nabadanje buri wese arabyuka wese ni umukozi w'Imana arusenga arudasenga bose baranahanura uhanura ndi wowe urarubutazi n'amahame yo guhanura urabutazi n'amahame ya Bibiliya nguri guhanura apfa gusoma 200 gusa ngo ni umuhanuzi akabaragurutse ubu rero ikintu cyisha abantu bakizi umuntu ajya kuri YouTube hastereka nk'inkuru uribuka ka gahungu twigeze kujyana dutambikana Masaka hari kuvuga ngo kakoze amasengesho y'iminsi 70 ubu ngo ni pasteur wo kwandisa Revera Pasteur noneho yashyizeho Revera Pasteur rero nabonye kwicana Mana museye sinzi iyo byabereye aho ngaho rero niho abo ni bateje akaga itorero ikintu cyanangaje niyo bateje akaga itorero ikintu cyanangaje ni ukuntu ngo ari Revera Pasteur wandise akaba afite cano y'ibishego ari nawe uyobora ibiganiro ngaho nawe nyine Revera Pasteur ufite ibishego wigisha ibishego ahita ahindura izina agahita aguhindurira izina kugira ngo batamumenya kandi ubuze Robert wahindura izina ugahindura n'ijwi ntabwo bibaho ubu ngiye w'izina ndihinduye ijwi rya izina rihinduye ijwi ryanjye abantu benshi bararizi urumva yego abantu bakwiye kumanza kwitoza no kureka ibyaha niba wabona uri kugwa rwose pe yego uyu munsi hindukira
niwabonaga aho ugwira uyu munsi ingingo Imana ngo unge ngo mana aha nahagwaga ariko ubundi pastor hari ibyaha nk'ubu nta icyaha cyo cy'inzoga ntago icyo kikureba icyaha cyo kuroga ntikikureba ntago kikindeba icyaha cy'ubusambanyi ntikikureba ntago kikindeba ariko hari ibindi byaha ushobora gusanga cyarakwizingiyeho uri kumva ingingo Imana ikwereke Yesu ikwereke Yesu umwakire nawe Yesu akugire neza akugirira ibambe niko ngusabira ariko se ubundi dusateye n'umusozo w'ikiganiro cyacu dushatwana gisoza kwasoza rwose abantu mufite ubwoba bwa Maribage nimuhumure n'ibyahanuwe nimukinduka ikibazo cyo gukinduka abantu bafite ubwoba ngo bwa lockdown bwo bakwihorera ku mwana w'umuntu niyo wamureka yazajya agahirima ngo lockdown ntago bayibonye mu experience se bayibonye ariko nyine batinye ko babonaga ambasade ya Amerika imaze gufunga ibintu byose gabifunga bari hase sibo bicura byose sibo bicura badahereye hari abahera sibo bicura ngayo nguko rero ya pastor ndumva dusatiye umusozo abantu ashaka tugisoze bagira ihumure nibagira ikibazo abantu nibatuze bavuge neza ahubwo gusa bene reka ngwire arega Robert uzi se umuntu utinya urupfu umupagani cyane umuntu utinya urupfu n'umupagani umuntu wese uzi ko atinya abahanuzi rero bagiye kubatera ubwoba ngo Imana yavuze ngo urapfuye unose umuntu uzabaho uzaba imyaka ingahe Bibiliya ukuntu ivuga yavuga ngo twemera kuba imyaka 70 ariko 70 aba ari umurami kabisa urukumva none se urumva uzabaho mara imyaka 100 angahe ubundi umuntu utinya urupfu n'umupagani umuntu utinya urupfu nagakishijwe kabisa ariko urupfu rutugeza hafi y'Imana ni irembo Bibiliya ni urupfu rututwara iwacu mu ijuru urupfu rutwereka tuzanyura nidukwiriye kurutinya nugerayo uzabatashye ubabwira uti natwe turi mu nzira nose mufite ikibazo cyiza nose ufite ubwoba mpfa cyangwa nanjye nimpfa zabasuhuza mbahinaje zabasuhuza babwire mwene data muraho neza Robert arakubasuhuza Bibiliya ivuga ngo iki ziravuga ngo hahirwa abapfa bapfire mu mwami umwuka atiye baruhuka imiriho n'imihati ngiye gupfa kwanye mbagiye kuruhuka kwishura minervari mbagiye kuruhuka isereri ryo gufungirwa amadini ryo gufungirwa amadini mbagiye kuruhuka abantu birirwa bavuga mbagiye kuruhuka ibi biganiro turimo gukora imiruho ibishize imiruho se harubabara ubayo ninde wapfuye akababwira ko ababara abana banje abana base wundi ubahayike abana bazakura ubuse uburi kumwe na ubuse ndi kumwe na papa niyagiye niga segonderi wewe niwe nawe waramubonye nge sinzi nuko ubwo se niwabayeho uri umugabo ufite Nerina nuza na Megan suguri mu biki abana banje babo se bawe ahubwo nkakanura amaso ngo nari wanjye ngo Megan wanjye kandi ufite amakuru yuko nawe wagiye uri kumva utabazi ko wabayeho ko ningo ngo ninge ushoboye nagushoboye ushoboye iki se ushoboye iki isi ni yawo wewe wabeshaho umuntu wabeshaho ndese amaraso yawe Robert niyakiza nisaza kabisa bazana urwembe bayakate hano bazana isazi yapfuye ture kwizura ariko amaraso ya Yesu yaratuzuye twese amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo nimukererwa ubwo mutebuke ezimitima yanyu neza yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe musange ntihagira umukiruza hano ntihagira umukire abantu bigo bava ngo nabakire ngo barakaze bikarakasa ngo jewe ngo nawamvuga ntihagira umukire uzavuga ati uyu mwaka barushe n'abaremerewe oya navuga uyu mwaka mu gihugu navuye no kuri televiziyo aze muri quartier imwe gusa umudugudu umwe buwo ntuyemo wa Nyakagezi azavuge ngo abarushe ba Nyakagezi ni muzi usijya kwirukanga n'imodoka yisiga yanayita ariko Yesu yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe mwese ni muze munsange nge mbere ku buryo nkomeye mbaruhura imiti kandi koko umuririmbyi yararimbye waho twagendaniye Yesu we niwigeze dutererana ndahamya neza 100% umuntu wese wisunze Kristo akamwizera kugeza n'uyu munsi ntacyamushinze wamushinje iki ubu nkanjye Yesu namushinze mbwira icyo mushinje
usibye ibyanjye n'ibitekerezo byanjye byonyine bininanirira bya bindi byatunaniye kandi umuntu wese atekereza uko abishaka. aha Ikibazo turakizi Roba, Eh. tunasoza ikiganiro eh tuzira imitekerereze yacu tutitaye ku mitekerereze ya Yesu. exactly Nicyo kintu kinaniye abantu. Wowe umuntu ashaka gutura mu nzu ya etaje ariko Yesu ashaka gutuza mu nzu ntoya, ariko imitekerereze yawe none wagera muri etaje ugasara ugahita usara. Yesu yarebaga ko uzasara akavuga ati kambe ngutuje ahandi naho kudasara uti wa Abantu birirwa basenga bashaka kujya muri Amerika, aba ariyo barasaze bagasenga rwose ati Imana nudutwara tuzagushima. Hari abatwemereye n'imihigo baribagiwe. Ningerayo pasiteri twarasenganye nzakwibuka, none yageze yarapo. Hanyuma yagenda n'umugabo n'umugore seje muri Amerika mu gihugu ngo cyamata cya Edeni, yagerayo abana bagata banywa urumogi. Ikigali ntabwo barunywaga, banamwumviraga. umwana agahita amuzanira umusheri bagata basara umusheri mugenzi we, umukobwa mugenzi we. Urukumva? Icya kabiri, umugabo n'umugore bakaba baratandukanye. Ntasi ubwo nibwo buzima mu isi ni amahoro arimo. Mbega dushaka gutekereza kwa Yesu konyine gusa. Pastor reka ngushimire ko wemeye kutuganiriza. Shimire n'abantu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Babwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ariko mwibuke gukora subscribe, comment, share, mobile money mwoheza amafaranga twirire dore tugwa bwaguma murugo. Ariko nimutanayohereza twe tuzabona ikibazo dufite nakanyuzemo. Pastor wakoze kutuganiriza. Asante.